Sorelle, con profondo dolore. Nshuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko batangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis. Papa Francis yavutse ku wa 17 Ukuboza umwaka w'1936 avukira i Buenos Aires mu Argentine ku babyeyi babimukira bafite inkomoko mu Butaliyani. Isa ku kiremwa muntu iyo yageze umutima urahagarara, ubwonko bukabura imbaraga, umuntu agahagarika guhumeka. Ni iherezo ry'ubuzima bwa muntu ku isi. Abakristo babona urupfu nk'inzira igana ku buzima bw'iteka, aho wahisemo inzira yo gukurikira Imana agakurikiza amategeko yayo hano ku isi, mbese akakira agakiza nk'uko bamwe mu bivuga, ahabwa ubuzima bushya mu ijuru. Abayisilamu bemera ko urupfu ari intangiriro y'urugendo rwo guhura n'Imana, ndetse buri muntu azaryoza ibyo yakoze ku isi. Abemera ibini nk'Ababudiste, Abahindu n'abandi hari igihe bemera ivuka ry'undi muntu bizwi nka reincarnation mu ndimi z'amahanga cyangwa kuruka kwa roho. Ikaze ku mbundo y'ubwenge ni wabo bucukumbuzi. Mureke tubane mu nkuru y'urupfu rwa Papa. Ni inkuru ya kabiri yatangajwe na Cardinal Kevin Farrell ku isaha 3:45 za mu gitondo, n'amasaha nyuma y'urupfu rwa Papa Francis witabye Imana mu gitondo cyo kuwa 24/2025 ku myaka 88 y'amavuko, aho yari atuye Vatican. Cardinal Kevin Farrell yatangiye itangazo rivuga ku rupfu rwa Papa agira ati: Con profondo dolore. Nshuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi bibaye ngombwa ko batangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis. Akomeza agira ati: saa 1:35 za mu gitondo uyu munsi, umwepiskopi wa Roma Francis yagarutse mu rugo kwa data wo mu ijuru. Il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua. Ubuzima bwe bwose yabuhariye gukorera Nyagasani no gukorera Kiliziya. Ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore. Yatwigishije kuba dukurikira indangagaciro z'Ivanjiri mu budahemuka, ubutwari n'urukundo rusangiwe na bose, by'umwihariko ashyigikira abakene n'abatitabwaho. Con immensa gratitudine Tubikuye ku mutima, dushimira urugero dusigiye nk'intumwa nyakuri ya Nyagasani Yezu Kristo. Raccomandiamo l'anima da Papa Francesco. Twiringiye imbabazi zitagira urugero z'Imana rurema, imwe kandi itunganye, dusabira roho ya Papa Francis ngo ihabwe amahoro n'urukundo rw'iteka. La vita cristiana, Urukundo nyarwo, ubuntu n'ibikorwa byiza, gukunda Imana no kuyikorera, gufasha, gukorana akanyamuneza, kugira ukwemera gukomeye, kumenya gufata ibyemezo, ni imwe mu byaranze umurongo wa Papa Francis wabaye umuyobozi wa Kiliziya Gatolika, akaba n'umutegetsi wa leta ya Vatican kuva ku wa 13 2013 kugeza apfuye. I nostri armati poi si svuotano di vestiti, ma nello stesso tempo yabaye papa wa mbere mu muryango w'abajesuite, abapapa wa mbere ukomoka muri Amerika no mu gice cy'amajyepfo, abapapa wa mbere wavukiye akanakurira hanze y'Uburayi kuva ku ngoma ya Papa wa Syria Gregoire wa gatatu wo mu kinyejana cya 8. no puede hablar, es mudo. Imyaka ishize ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Me hizo pensar, es libre. Ku wa 14/25 Papa Francis yashyize mu bitaro ndetse bigeze no ku wa 22 Gashyantare. Ibiro bye bitangaza ko akomeje kuremba cyane ko yanashyizwe ku mashini zimwongerera umwuka zimufasha guhumeka. Ku munsi wakurikiyeho abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo gatolika bo ku isi yose cyane cyane ababa mu Butaliyani batangiye guteranira ku ngoro ya Mutagatifu Petero bamusabira kugira ngo akire. Hari bamwe banagiye mu bitaro yari arwariyemo i Roma bamushyiriye indabo n'ibindi. Icyo gihe yamaze ukwezi mu bitaro abaganga bamwitaho.
ijwi ryongeye kumvikana bwa mbere kuwa gatandatu mu mwaka wa 2025 ubwo hajyaga hanze amajwi ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe. Icyo yagize ati turi kumwe. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki 23 Werurwe ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi yaho yari ari ku ngazi yitwa Gemelli. Yavuye i Rome icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku munsi wa Pasika ku cyumweru amasaha mbere y'urupfu rwe yasuje abakristo mu misa ya Pasika ndetse naho na Visi Perezida wa Amerika. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi, kuko yimitswe buri mwaka wa 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Iyi ndwara yahitanye nyiri ubutungane Papa Francis ni indwara arwaye kuva mu bwana bwe. Mu mwaka wa 1957 ubwo Jorge Mario Bergoglio yari afite imyaka 20, yarabazwe kugira ngo akure igice cy'ibihaha cyari cyaragizweho ingaruka n'indwara zikomeye z'ubuhumekero. Uko yagendaga asaza, Papa Francis yakundaga guhura n'indwara z'ubuhumekero ndetse agahagarika inzindiko yabaga ateganya, harimo n'urugo yari kugirira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu Gushyingo umwaka wa 2023 bikarangira atarukoze kubera ibicurane n'ibihaha. Papa apfuye nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda, nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka wa 2017 yahuye na His Excellency Perezida Paul Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhura itangazo ryaturutse Vatikani ryavuga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi, bagacukubira n'inshingano zabo z'iyogezabutumwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umumaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, anagaragaza kandi kwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Nyuma gato yo kubona na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Ati umunsi mwiza no guhura na Papa, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya, kubasha gusaba imbabazi biri muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, byitezwe ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 ubwo ndazaba yatowe. Ni itorwa rikugwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hagatangazwa amagambo yo gusaba umuheza agira ati abandi bose basohoke, maze abakaridinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu mwaka wa 1858. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo Papa mushya. Icyumba barimo nta koranabuhanga cyangwa itumanaho ry'inyuma biba birimo. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranywa abakaridinali 9 bo kuyobora amatora. 3 b'abagenzuzi b'itora,
batatu bagakurikirana ibijyanye n'amajwi mu gihe abandi batatu bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya wari uko umukandida umwe wabonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigize ku cyiciro cya 34 cy'amatora hatorwa hagati y'abakandida babiri ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora rubwo amatora yihuta mu gihe ari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka amatora ya Papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13 aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politiki. Muri icyo gihe abakardinali batatu bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri system. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara bivuze ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye papa mushya. Umuyobozi w'abakardinali amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego ahita yitamo izina rya gishumba azakoresha. Muri 2024 nyakwigendera Papa Francis yemeje igitabo kivugure cya liturujia ku mihango yo gushyingura papa kizayobora igitambo cya misa cyo kumushyingura kitaratangazwa. Imenyekanisha ry'urupfu rwe ribera muri chapelle aho kubera mu cyumba yapfiriyemo maze umurambo we ugahita mu isanduku. Giovanni si colloca all'inizio di un millennio duro e difficile. Nk'uko nyiricyubahiro Musenyeri Diego Raveri umuyobozi w'imihango y'intumwa yabitangaje, nyakwigendera Papa Francis yasabye ko imihango yo gushyingura yoroshywa kandi yibanda ku kugaragaza ukwemera kwa Kiliziya mu mubiri wa Kristo wazutse. Tu sarai strumento di tutte quelle grazie che Musenyeri Raveri ati umuhango mushya ushaka gushimangira kurushaho ko gushyingura Papa w'i Roma ari by'umushumba n'umwigishwa wa Kristo ntabwo ari by'umuntu ukomeye wo kuri iyi si. Urupfu rwa Papa Francis rwashenguye imitima ya benshi barimo na nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda akaba ari na Archiepiscopi wa Kigali wagaragaje ko Papa Francis yari afite umutima wo gusura u Rwanda ariko akaba atabarutse atarahagera. Yitabye Imana. Ni nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Papa Francis mu kiganiro giri kuri Patches TV nyiricyubahiro Cardinal Kambanda yavuze ko nyiri ubutungane Papa Francis yari afite u Rwanda ku mutima ndetse yari afite gahunda zo kuzasura u Rwanda nubwo atabarutse atabigezeho. Twaramutumiye kuba yadusura. Ati twaramutumiye kuba yadusura ntabwo wacumye izina ari bwahagere ariko yarabifite ku mutima. Yagiye adushimira kandi Cardinal Kambanda yagaragaje ko Papa Francis yagiye ashima u Rwanda kubera urugendo rurimo rw'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ati yagiye adushimira dukomeza mu rugendo turimo rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abakristo kugira ngo tube urumuri n'umunyu wawo turi nk'uko ivanjiri bidusaba. Yakomeje avuga ko Papa Francis yakundaga abantu agakunda Imana ndetse agafasha abakene n'abari mu kaga. Ati yari umushumba ukunda abantu ukunda Imana mu rukundo rw'Imana rukomeye yari afite agakunda n'abantu cyane cyane abakene intamenya n'abari mu kaga. Ku munsi wa Pasika nyiri ubutungane Papa Francis yagaragaye bitunguranye maze asuhuza imbaga y'abantu mu gihe abantu benshi bari bamaze igihe kinini batamubona. Fratelli e sorelle, buona Pasqua. Yiciye mu ibuye ry'abafite ubumuga awumugisha imbaga y'abantu maze agira ati Pasika nziza. Papa Francis yahaye umugisha abana aganira kandi asuhuza abakristo gatolika ku cyumweru cya Pasika byari amasaha make mbere y'uko apfa. Ku cyumweru cya Pasika Papa Francis yamaze umwanya w'umugisha abakristo gatolika ku rubuga rwa Mutagatifu Petero anica amabwiriza y'abaganga bamugiraga inama yo kwirinda kujya mu ruhame kugira ngo arinde ubuzima bwe. Ubwo yasobanura ko Papa Francis yagaragaye bitunguranye mu bikorwa bya Pasika, umujyanama wa Papa yavuze ko Papa Francis yifuzaga gupfira ku rugamba.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Mushikiwabo Louise ari mu babajwe n'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose Papa Francis. Mu butumwa anyujije ku rubuga rwa X, Mushikiwabo yagize ati: nyir'ubutungane, wasoje neza ubutumwa bwawe nk'umukristo w'ukuri, wumvaga abandi, wuje neza n'ubworoherane, ubwo rero uruhukira mu mahoro. Biteganyijwe ko abakardinali bose bagomba guhurira Vatikani kugira ngo bategure umuhango wo kumushyingura uzitabirwa n'abayobozi batandukanye bo hirya no hino ku isi bashobora kugaragaramo Donald Trump n'umugore Melania Trump. Amakuru ashyizwe hanze na Reuters avuga ko abakardinali bose bamaze guhabwa ubutumire bwo kujya Vatikani. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi buvuga ko Papa Francis azashyingurwa hagati yo kuwa gatanu tariki 25 no ku cyumweru tariki 27 Mata 2025. Bitandukanye n'abandi, azashyingurwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Mary Major aho kuba muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Pierre. Papa Francis yavutse kuwa 17 Ukuboza umwaka w'1936 avukira i Buenos Aires muri Argentina ku babyeyi babimukira bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni Jorge Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe bane. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuite mu mwaka w'1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chili mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo y'ubukamana. Yahawe ubusaserdoti kuwa 13 Ukuboza umwaka w'1969 agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo umwaka w'1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa archiepiscopi wa Buenos Aires muri Argentine na mbere y'uko Papa Paul wa mbere Yohana wa kabiri amugira umukardinali mu mwaka wa 2001. Mu gihe cy'ubukardinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Imana yakira roho ye n'imbundo y'ubwenge. Ngewe ndabashimiye.